dusabe. Mana ishobora byose ugahora witeka, ubu turabona ko ivuka ry'umwana wawe ryegereje. Twebwe rero abagaragu bawe nubwo tutabikwiye, turakwinginze jambo atugaragarize imbabazi zawe. We wemeye kwigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya maze agatura muri twe. We mubana mugatekana mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Dore uko Uhoraho avuze, ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo intunganyirize inzira. Nibwo umutegetsi mushaka azaza mu ngoro ye abatunguye. Kuko rero umumarayika w'isezerano mwifuza ngo yaraje. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Ninde uzihanganira umunsi azazaho? Ninde uzakomeza agahagarara igihe azigaragariza? Azaba ameze nk'umuriro w'umucuzi cyangwa nk'isabune y'umumeshi. Azicara hamwe kugira ngo ashongeshe kandi asukure. Azasukura bene Levi abayungurure nk'uko bagenzereza zahabu na feza, maze bazegurirwe Uhoraho kugira ngo bamuhereze amaturo bakurikije amategeko. Ubwo rero amaturo ya Yuda na Yerusalemu azongera kunyura Uhoraho, mbese nko hambere mu myaka ya kera. Dore kandi mbere y'uko uwo munsi Uhoraho ugera, wa munsi mukuru kandi uteye ubwoba, ngiye kuboherereza Eliya umuhanuzi. Niwe uzunga ababyeyi n'abana, yunga abana n'ababyeyi, kugira ngo ntazaza ngatsemba igihugu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Nuko Elizabeti ageze igihe cyo kubyara, abyara umwana w'umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise ko Nyagasani yamugiriye ubuntu, bafatanya nawe kwishima. Ku munsi wa 8 baza kugenya umwana, bashaka kumwita Zakariya nka se. Ariko nyina aravuga ati oya, aritwa Yohani. Baramubwira bati nta muntu w'umuryango wanyu wigeze kwitwa iryo zina. Nuko babaza se mu marenga uko yifuza kwita umwana. Zakariya yaka akabaho maze yandikaho aya magambo: izina rye ni Yohani. Bose baratangara. Ako kanya umunwa we urabumbuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga asingiza Imana. Nuko ubwoba burabataha, butaha abaturanyi babo bose n'abo mu misozi yo mu Yudeya, bakwiza hose ibyabaye. Ababyumvaga bose bakomezaga kubizirikana mu mutima, bibaza bati uyu mwana azamera ate, ko ububasha bwa Nyagasani buri kumwe nawe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uyu mwana azamera ate, ko ububasha bwa Nyagasani buri kumwe nawe. Kiliziya yagize neza gutuma tuzirikana kuri Yohani Batista mbere y'ivuka rya Kristo ubwe, tukazirikana ku ivuka rya Yohani Batista. Uyu Yohani Batista natwe tubaza iki kibazo:
ko ububasha bwa nyagasani buri kumwe nawe azamera ate. Nkitangira nabwiye ko marayika yari yabwiye Zakariya amubonekera ati uyu mwana azaba umuntu ukomeye mu maso y'Imana, mu maso y'Imana. Luka umutwe wa 1:15. Reka tuzirikane yabaye hate. Yohani Batista yari afite umuryango mwiza, umuryango ukomeye. Se Zakariya yari umutambyi, murabizi, mu cyiciro cya Abiya, ndetse na Elizabeti yari mu nkomoko ya Aroni. Ari umuryango ukomeye, ntacyo bari babuze. Turi kureba uko yabayeho, nicyo kibazo ati azamera ate. Nyamara nkuko twabyumvishe yasamwe ku buryo butangaje, ko nyina Elizabeti yarageze mu zabukuru ari n'ingumba. Mwumvise uko byagenze, baje kumwita Yohani. Yohani bisobanura ngo Imana yatubabariye, Imana tugiriye ubuntu. Bose babihurijeho iyo neza y'Imana, bashatse ko umwana wayo bayimutura. Natwe tujye twita abana bacu neza, Imana yatubabariye. Mwumvise uko byagenze. Yohani Batista nubwo rwose yari afite abo babyeyi bameze gutyo bakomeye, batari bafite icyo babuze, murabizi ko yahisemo kwibera mu butayu. Yahisemo kwibera mu butayu. Tubona muri Luka umutwe wa 3:1 ugakomeza. Yohani yambaraga imyenda iciriritse, ngo yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba. Ngo ibyo kurya bye byari byoroheje cyane, yari sanani n'ubuki bw'ubuhura. Yohani ngo ntiyigeze divayi n'icyitwa inzoga cyose. Tubona muri Luka naho umutwe wa 1:15 ugakomeza. Yezu agiraho avuga ngo yaje atarya umugati, atanywa divayi. Luka umutwe wa 7:33 Yohani yaje atarya, yaje atanywa. Yohani Batista kubera ko yiberaga mu butayu, ndumva ko nta kana yigeze, ntabwo yigeze ashaka. Mu yandi magambo, Yohani yariyibagiwe, yaribabaje, yarigomwe. Nubwo bwose yari afite umuryango mwiza watowe n'Imana, utagize icyo ubuze, yabayeho mu butayu. Turi kwibaza ngo uyu mwana azabaho ate. Turi kureba uko yabayeho. Yabayeho mu butayu, akambara ibintu biciriritse, mwabyumvise, ntacyo kunywa, ntacyo kurya, nta kadivayi, nta n'akana. Umunsi umwe rero atangiye kwigisha, abantu benshi baje bamugana, abasirikare ko bamubonagamo umuntu w'igitangaza, n'abasoresha ati dukora iki. Bamubonagamo nk'imfura, kandi koko byari byo. Noneho haza n'abandi bantu baramubaza ati ariko ko tubona utangaje, urinde, tubwire, urinde, uri Kristo? Kw'icyo gihe bari bategereje Kristo, ariko we yanga kugendera kwibeshya kwabo cyangwa kutamenya kwabo, ngo avuge ati byashoboka ko yo yibeshya yari kubavangiye Yezu Kristo, ko baramwemeraga. Ahita avuga adashidikanya ati sindi Kristo. Gutyo rwose, sindi Kristo, ndi ijwi ry'uvugira mu butayu ngo nimutegure inzira za Nyagasani. Ndi ijwi. Murabizi ko Yezu Kristo ni ijambo, kuvuga ngo ijambo kugira ngo turyumve bisaba ijwi. Yohani Batista rero ni ijwi rya jambo. Yabivuze neza, yabikoze neza. Ndi ijwi ry'uvugira mu butayu, n'ubwicishe bugufi bwe tumushimira. Arakomeza aravuga ati uje
uwo nteguriza sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Nyamara murabyibuka abasirikare bari baje bamugana n'abasoresha bamwemera, ariko ntago mbikwiriye. Yaranamwerekanye ati nguyu dore ntama w'Imana ugiye gukuraho icyaha cy'isi. Yana umutwe wa mbere umurongo wa 19 ugakomeza. Yarabikoze rwose, aramwerekana ku buryo na bamwe mu bigishwa be bahise bakurikira Yezu Kristo. Nandi magambo Yohana batise dore igiti, byavuga ngo iki? Va ku giti dore umuntu. Yani Batista cyubahiro cye cyose bamuhaga abasirikare n'abasoresha, bavuze ati oya dore nguyu. Yohana iciye bugufi aribagirwa, cyase navuga ngo yabereho Imana gusa, yabereho Kristo gusa. Ariko Yohana igitangaje muri ubu buzima ntabwo yigeze yiturwa iyo neza, reka mbivuge gutyo. Muri ubu buzima nta gihembo muri ubu buzima twavuga yabonye. Bidateye kabiri murabizi yarafunzwe. Turi kwibaza cya kibazo ngo uyu mwana azamera ate. Bidateye kabiri bani yarafunzwe, afungwa murabizi azize ukuri. Bwira Herode tutunze umugore umurumuna wawe, ntago ari byo. Yahamije ukuri, ntago yahamije ibinyoma. Yohana arabizira arafungwa. Mariko umutwe wa 3:17 ugakomeza, iyo nkuru murayizi. Yohana yarafunzwe, yagezemo no muri gereza. Nuko nguko yabayeho. Byageze nayo biramuyobera nk'umuntu ari muri gereza. Atuma abigishwa be kuri Yezu, mugende mu myumbarize, ese uri wa wundi ugomba kuza cyangwa dutegereze undi? Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 3. Kuba yari muri gereza ko ariko siko mbitekereza, kuvuga ati koko umuntu ategurije ntago abona kuntu meze. Yezu Kristo gisubizo yamuhaye murakizi, mugende mumubwire impumyi zirabona, abacumbagira baragenda, ababembe barakira. Nicyo gisubizo cyahawe umuntu wari muri gereza. Yohani ntago yijujuse, yabyakiye uko nguko, nubwo bwose ashobora kuba atarabyumvaga uko biri kose. Yohani yarababaye, mwabyumvise, aribabaza. Ntabwo yagize n'amahirwe yo kubona Yezu hindura ukundi nk'ababigishwa be. Yaribagiwe no mu buzima busanzwe twavuga ko atahise abona icyo yaruhiye. Yohana Batista nuko yabayeho, twibazaga uyu munsi ati azamera ate. Igikomeye ntago yapfuye neza. Mwari mwabona umuntu wapfuye nta mutwe afite, ntago abakira umuntu. Yohana ni gutyo yapfuye, bamuciye umutwe. Ni gutyo yabayeho, integuza y'Imana, uwerekanye Imana. Ariko igitangaje nk'uko Mareka yabivuze ngo niwe Imana ivugaho iti mu bana babyawe n'abagore ntawe uruta Yohana. Ni gutyo Yezu abivuga, ati mu bana babyawe n'abagore ntawe uruta Yohana. Nuko Imana ireba mu maso y'Imana, Yohana niwe mukuru. Twebwe dushatse twavuga ngo sinzi ibyo, twebwe mu maso yacu sinzi Yohana aho twamushira. Ariko Yezu Kristo yaraje abwira abantu, aramushima, ati mu bana babyaye n'abagore ntawe uruta Yohana. Imana ireba itera bavandimwe. Yohana nta byishimo by'isi yigeze abona, yabereyeho Kristo gusa, aramuteguriza muri byose,
kandi aramwerekana, ari mu nyigisho, ari mu kubaho, ari no mu rupfu aramwerekana. Iyo nzirikanye kuri ubu buzima bwa Yohani Batista, bituma numva ijambo Yezu yavuze Matayo umutwe wa 11:12 ati guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu ingoma y'ijuru iraharanirwa. Guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu ingoma y'ijuru iraharanirwa. Mu murongo tufate Matayo 11:12, guhera igihe cya Yohani Batista kugeza ubu ingoma y'Imana, ingoma y'ijuru iraharanirwa. Ibyihare ngo nibo bayikukana, abiyemeje, abatari kuzana imikino. Muri iki gihe dukeneye kwigira kuri Yohani Batista. Bituma kandi numva ijambo Yesu yavuze ati ushaka kumurikira yiyibagirwa ubwe, aheka umusaraba we amurikire. Luka umutwe wa 9:23. Inzirikanye ku buzima bwa Yohani Batista, nongera kumva Yesu ati ushaka kunkurikira yibagirwa ubwe, aheka umusaraba we amurikire. Nkumva nanone Bikira Mariya ikibeho atubwira ati bana banjye mwibabaze mwigomwe ubwo muzatsinda isi. Bakristo bavandimwe, ariko twebwe muri iki gihe dushaka kubaho nk'abakimaze. Ushaka kunkurikira yibagirwa ubwe, aheka umusaraba we amurikira. Yohani Batista mutagatifu dusabire. Yohani Batista mutagatifu dusabire. Yohani Batista mutagatifu dusabire.